vuga nkunda nyumva umvuge ritararenga amazi atararenga inkombe rw'imvura igwe ko waburi ukinangira ese aho ntiwijuse ukibagirwa ko amahoro n'umuvuga bitangwa na Yesu uwo wateye umugongo amahoro n'umutekano ni Yesu bitanga urumve Rwanda. Tugiye kuganira ku gicaniro cy'impumyi. Tumaze iminsi tuganira ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Twarebye icyo gicaniro tubona ko ari cyo kiyoboye iyi si, abami b'isi nicyo bicayeho ndetse nabo bategeka niho bicaye. Iyo Imana iduhamagara rero iduhamagara ituvana kuri icyo gicaniro cy'imandwa n'abazimu, hanyuma ikatwerekeza ku gicaniro kiri mu rusengero. Twagerayo tukagira ibibazo kuko dusanga icyo gicaniro kiri ahitwa inzu yayo cyicayeho abantu batigeze bahumuka amaso, kuko igihumura abantu amaso ni ibintu bibiri. Nuko abantu bakira ijambo ry'Imana bakihana, hanyuma umwuka w'umwami Imana akabazaho, nk'uko Yesaya 61 havuga ngo umwuka w'umwami Imana ari muri jye. Ntabwo Imana ikoresha umuntu uyu muntu itabanje kumuha umwuka wayo, itabanje kumubyara, kuko umuntu abyarwa n'Imana biciye mu mwuka, kuko Imana ni umwuka. Iyo rero itarabyara umuntu aba afite undi mubyeyi. Abantu rero barimo barava ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu bakerekeza ahitwa mu nzu z'Imana. Harimo imisigiti, harimo za kiliziya, harimo n'insengero. Aho ngaho abantu bajyayo mu nzira zitandukanye bajya gushaka Imana, ariko abo basangayo baziyoboye bagasanga abenshi muri bo iyo Mana batarigeze bahura nayo. Ntabwo uzashakira Imana aho itaba ngo uyihabonere, ahubwo uba ugushije ishyano, kuko wari uhunze icyaha cyagutandukanije n'Imana ugiye kwiyunga nayo, hanyuma ugezeho mwagombye kwiyungira ugasanga n'ugiye kukuyobora ku Mana nawe atarigeze yiyunga nayo. Aha rero niho abantu benshi baguye. Reka dusome ijambo ry'Imana hano mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya, ni igice cya 56 umurongo w'9 kugeza ku murongo w'12. Twumve uko Imana yavuganye n'uyu muhanuzi kugira ngo ajye kubwira abantu bayo, hanyuma nawe aragenda arabahanurira. Haravuga ngo mwa nyamaswa zo mu gasozi mwe, mwa nyamaswa zo mu gasozi mwese mwe, nimuze murye. Namwe nyamaswa zo mu ishyamba, abarinzi be ni impumyi bose ntacyo bazi, bose n'imbwa z'ibiragi, ni nk'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka, bararota bakaryama bagakunda guhunikira. Ni koko n'imbwa z'ibisambo zidahaga, nta bungeri batabasha kumenya, bose bateshuka inzira bajya mu yabo ubwabo. Umuntu wese yishakira indamu mu buryo bwose. Baravugana bati nimuze mbazanire vino tunywe ibisindisha tuvuyarare, n'ejo hazabaho n'ejo naho bizaba bityo bitagira akagero. Uyu ni umuhanuzi Yesaya. Imana imutumye ku bungeri. Aba ni abantu bashinzwe umukumbi w'Imana, bashinzwe kuvana abantu ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu
noneho bakabatwara ku gicaniro cy'Uwiteka. Aba rero bakicayeho bafite umukurambere Aburahamu. Uyu mukurambere Aburahamu, iyo ugiye kureba Isilamu, ikubwira ko umukurambere wabo ari Aburahamu. Wajya mu madini yitwa aya Gikristo, bakubwira ko umukurambere wabo ari Aburahamu. Wajya muri baba Judaisme, bakubwira ko umukurambere wabo ari Aburahamu. Wajya mu barokore, bakubwira ko umukurambere wabo ari Aburahamu. Uyu mukurambere, aya madini cyangwa izi nsengero biyitirira, yahuye n'ikibazo gikomeye cyatumye Abisirayeli bamara imyaka 400 bari mu gihugu cy'amahanga, bamara imyaka 80 bakora uburetwa muri icyo gihugu. Iyo dusomye Itangiriro igice cya 15, dusanga Imana imubonekera, iramubwira ngo ayisanire igicaniro, noneho atambeho igitambo, ategereze Imana ize kuzana umuriro. Aburahamu ngo aza kugeza igihe arasinzira. Asinziriye, inkongoro ziraza zigwa ku gicaniro, zihumanya igitambo. Igice cya 15 cy'Itangiriro umurongo 12, ngo ku kirengarenga Aburahamu asinzira ubuticura. Ubwoba butewe n'umwijima w'icuraburindi buramufata. Uwiteka abwira Aburahamu ati, menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari icyabo. Bazakorera abaho, nabo bazabababaza imyaka 400. Nanjye nzaciraho iteka iryo shyanga bazakorera. Ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. 16. Ubuvivi bw'abazajyayo nibwo buzagaruka ino, kuko gukiranuka kw'Abamori kutaruzura. Haleluya. Uyu niwe sekuruza w'abantu bitwa ko ari abizera. Uyu sekuruza rero w'abizera yagize ikibazo gikomeye ubwo Imana yari imaze kuvugana nawe, iramubwira ngo nije Mana yawe kandi nije ngabo igukingira. Imubwiye ko ari Imana iye, kandi iramubwiye ngo ni ingabo imukingira, ndetse imusezeranya kuzamugororera ingororano ikomeye. Ubu ni umurongo wa mbere. Uyu sekuruza w'abizera rero yarasinziriye, biviramo Abisirayeli kugusha ishyano. Ishyano ryabafashe imyaka 400 bayiba mu gihugu kitari icyabo. Barimo bava Egiputa bagenda i Kanani, mu gice cya 20 cyo Kuva umurongo wa 5, Imana irabwira ngo ni Imana ifuha. Nibaramuka bagize izindi mana mu maso yayo bakazikorera bakaziramya, bazahanwa. Izabafuhira ngo ihora abana babo kugeza kubuzukuruza n'ubuvivi ibyo ababyeyi bakoze. Hanyuma amaganya Yeremiya 5:7 akatubwira ngo ba data bakoze ibyaha kandi ntabwo bakiriho, twikoreye ibicumuro byabo. Uyu ni umurage wavuye kuri Aburahamu, aragabana igicaniro gisinziriye. Yasinziriye ku gicaniro, iki cyari igicaniro cy'Uwiteka. Uyu niwe mukurambere watangije igicaniro cy'Uwiteka. Imana imaze kumuhamagara mu gice cya 12, kubera ko umuryango we n'ubwoko bwe ndetse na se bari baragiye bubaka ibicaniro by'Imana z'ibigirwamana, byatumye Imana imuhamagarira kugira ngo atangire gusenya igicaniro
cyubatswe n'imiryango ye, hanyuma yubake igicaniro cy'Uwiteka. Igihe cy'abacamanza tubona Imana ibwira Gideyoni ngo nagende asenye igicaniro cy'Abayali na Ashera, ibyose Yowasi yubatse. Ariko ibi byatangijwe n'Aburahamu abisinziriraho, bivamo umurage mubi, bitera Abisirayeli kugusha ishyano, bamara imyaka 400 bari mu gihugu mu buretwa. Natwe rero iyo tugaruye amaso muri iki gihe tukitegereza, tubona igicaniro cy'Uwiteka abantu bakicayeho bameze nk'Aburahamu, nabo barasinziriye, bapfuye urupfu rwo mu mwuka, bituma abo bayoboye mu bihe bya none aba bantu bagusha ishyano. Niyo mpamvu rero Imana yatumye Yesaya ngo nabwire Abisirayeli. Aburahamu nawe yateye ikibazo Abisirayeli, iki kibazo kirabokama, nk'uko no mu gihe turimo ubu ngubu abicaye ku gicaniro cy'Uwiteka bahumye, hanyuma bikaba biteye abayoboka igicaniro nabo kuragwa bwa buhumyi bakabugenderamo, bakabugendana, bakaba barimo nabo babwanduza abandi. Iki gicaniro tubonye ibintu cyakoze. Hano Imana ihamagaye Yesaya, iramubwira ngo genda uhamagare inyamaswa zo mu gasozi, uhamagare n'inyamaswa zo mu ishyamba, uzibwire ngo nimuze murye, kuko abarinzi be ni impumyi, bose ntacyo bazi. Izi nyamaswa zo mu gasozi ni izihe? Aba ni abantu bari mu rusengero, niba abantu bari hafi aho, ni ahantu hafi batari kure, ariko baguye bahagaze. Burya urakagwa bimenyekane, urambara rusohoke ugende, abantu bamenye bati kanaka yaraguye, yagarutse mu isi. Ariko abantu bagoye igicaniro cy'Uwiteka, abantu bagoye Imana ubu banagoye isi, niba abantu baguye ariko ntibava ku gicaniro, baguye bari mu rusengero, barakorera ibyaha mu nsengero, barakorera ibyaha muri za kiliziya, barakorera ibyaha mu misigiti, bari mu nzu zitirirwa izina ry'Uwiteka ariko bakoreramo ibyaha. Abo nibo nyamaswa zo mu gasozi. Aba ni Imana ibwiye Yesaya ngo babwire ngo baze barye, kuko abarinzi ni impumyi. Baraza kurya iki? Aba ngaba nibo baza guhemukira abo babana, nibo batera amada abakobwa, nibo baza kwiba mu nzu y'Imana. Umuntu akaza ari umuhanuzi, hanyuma akinjira mu bantu akabwira ngo Imana irambwiye ngo muzane ibi na biriya, akiba abantu, akava mu rusengero umwe akajya mu rundi, akava mu rusengero akajya mu ngo z'abantu, akajya kubiba. Iyi ni inyamaswa yo mu gasozi. Hakaza inyamaswa zo mu ishyamba. Inyamaswa zo mu ishyamba niba abantu batarakizwa, niba abandi twita abapagani. Abangaba inyamaswa zo mu gasozi aba tubita abapagani cyaki, abakafiri bo mu kanisa, aba tubita abapagani bo mu rusengero. Hanyuma hakaba inyamaswa zo mu ishyamba, aba ni abapagani bo hanze, batari bamenya Yesu, batari bamwizera, batari bamwatura nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo, bibereye hanze n'iby'Imana ntibashaka kubijyamo. Noneho bakamenya ko mu nzu y'Imana, bakamenya ko mu rusengero, bakamenya ko ahantu abantu bahurira. Ubu abantu benshi barakubwira ngo abakobwa bo mu rusengero nibo badafite uburwayi, nibo bagifite umuco. Reka tujye gushaka abakobwa bo mu rusengero. N'umukobwa wo hanze wari isi kamurya bakaryana, noneho yamuruka imushigaje ariko ari igikanapfu, ari igikanka.
ni nk'igikureti gishaje, ni nk'igikaziye cyashizemo amacupa. Isi iramurutse, akavuga ngo reka ajye gushaka umusore wo mu rusengero, ngo kubera ko nibo bafite umuco, nibo bagifite umurongo mwiza, nibo bakibasha kumva. Uwo rero niyo Bibiliya yita ngo ni inyamaswa yo mu ishyamba, akaza ataje gukizwa afite izindi nyungu. Ni umusore wananiye isi, noneho isi iramurutse, aje kwishakira umukobwa ajya kugira umugore, agiye kurushya. Hanyuma undi nawe yabaga mu isi, ni umukobwa, akavuga ati mu rusengero niho hasigaye abasore bagifite umurongo, akaza muri ubwo buryo. Abandi ni abapagani bafite imirimo hanze, baravuga ati mu rusengero niho wavana umukozi, nibura akaza akakubera inyangamugayo, akaza aje kugira ngo amujyane ejo azamugushe, azamutere kugusha ishyano. Izo nizo nyamaswa zo mu gasozi nizo mu ishyamba. Noneho Imana rero yaravuze ngo abarinzi be ni impumyi. Aba barinzi ni bande? Ni abashumba. Biratubwira ngo nzakubita umwungeri intama zisandare. Aba ni abungeri, nibo bashinzwe umukumbi wa Kristo Yesu, nibo bakawurinze, nibo bakawubereye maso, nk'uko ibyakozwe n'intumwa bitubwira ngo twagombye kurinda umukumbi w'Imana, Umwuka Wera yadushyiriyeho kubera abarinzi, kuko umukumbi tuzawubazwa. Aba rero niba Imana yashinze kugira ngo bawurinde, abagombye kuba maso rero. Kugira ngo azabe maso, nuko yumvise ijambo ry'Imana, akaryizera, akaryakira, akaryemera, akaribamo, hanyuma akihana, agakora icyo rivuga, Imana igatura muri we, akuzura Umwuka Wera, amaso y'umwuka agahumuka, akabasha kumenya ibyo mu mwuka. Kuko Satani ibyo yubaka, ibyo akora, imigambi ye, imitego n'imibare akora n'amanama ye, byose biri mu mwuka. Ni ikiremwa cy'umwuka gisaba kumenya amayeri n'ubwenge bye, ari uko nawe uri mu mwuka. Amaso y'umwuka ari mazima, areba. None rero ngo uyu murinzi yabaye impumyi. Noneho iki cya kabiri kigeretseho ngo bose ntacyo bazi. Ni impumyi ariko y'injiji. Noneho ikibaranga ngo bakunda guhunikira, bakunda gusinzira, bakunda kurya, bararyama, bakarota iby'inyungu zabo z'isi. Hano rwose iki cyanditswe kirasobanura neza aba barinzi uko bateye. Abarinzi be ni impumyi, abarinzi be ni injiji, bose ntacyo bazi, bakunda kuryama, barahunikira, bakarotaguzwa, barota iby'inyungu z'isi. Iri ni iyerekwa ry'inyungu z'isi. None ngo bose ni ibisambo, ngo ni nk'imbwa zitahaga, ni ibisambo. Uwo abonye wese arashaka kumwiba, arashaka kwiba abo mu rusengero, agashaka no kwiba abo hanze. Umva iyerekwa ry'aba bantu rero. Iyerekwa ry'aba bantu ngo bishakira indamu, bishakira inyungu mu nzira zose, batitaye aho izo nyungu ziva n'abo bazikuraho. Ntibitaye aho ziva, ntibitaye no kuba bazikuraho. Iryo ni ryo yerekwa. Iyerekwa ryabo ni ukugera ku ndamu, kugera ku nyungu zabo z'iyi si,
si inyungu z'ubwami bw'Imana, si ugufasha abantu kuva mu byaha, si ugufasha abantu gutandukana n'ishyano bagushije kuko bimuye Imana, bakaba ari abagome baragomeye Imana, bakaba bicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, bakaba barateye Imana umugongo, bakaba ari abo kurimbuka. Ntabwo ari zo nyungu barimo, bo bari mu nyungu zabo zo gutunga isi no kuryoherwa nayo bakayisarura, ibindi bindi ntabwo bibareba. Iryo ni ryo yerekwa bafite. Ngo bajye inama, barahura bakajya inama, bagahuza imigambi, bagahuza inama, bagahuza imbaraga kugira ngo babashe gusahura isi. Baricara bagakora inama, ngo bajye inama yo guhuza umugambi, bajya inama bagahuza umugambi wo kuvana inyungu mu isi, gucubira mu isi bakayivanamo indamu, batitaye ku ngaruka bizagira kuri bo ubwabo no kubo bayoboye. Nukuri umenye igihe wagenerewe, Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Niyo mpamvu Bibiliya itubwira ibyabo neza muri Matayo 23 umurongo w'14 kugeza ku wa 26. Aba bantu Imana ivuga neza ibyabo. Aravuga ngo Yesu yaganiriye n'abigishwa be, abereka ikibazo gihari ku bantu bari muri izi nsengero, bari muri izi nzu zitirirwa izina ry'Imana. Noneho arababwira, abereka ibibazo birimo, abwira abantu ngo muhunge, mwitaze bene ibi. Ngo mwebwe banditsi, iyo ni Matayo 23 ire ku murongo wa 14, aravuga ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko murya ingo z'abapfakazi kandi mugakomeza kuvuga amasengesho y'urudaca muryarya. Nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi. Aba bantu baricaye ku ntebe ya Mose, nibo bayoboye igicaniro cy'Uwiteka, none baravuga amasengesho y'urudaca ariko ari indyarya. Ntabwo basiba gusenga, bari mu nsengero, bari mu nzu zitirirwa izina ry'Imana, nibo bayoboye igicaniro cy'Uwiteka, barakivugiraho amasengesho y'urudaca. Ariko Yesu araberurira avuga ngo nicyo gituma muzacirwaho iteka riruta ayandi, kuko ni impumyi zicaye ku gicaniro, bameze nka sekuruza wabo Aburahamu wagisinziriyeho. Uyu ni umurage ukomoka kuri Aburahamu. Abantu batari bazi ko igicaniro gifite rero ubwiru, abenshi bagisinziriraho bakibwira ko bazaragwa ubugingo, ariko Bibiliya itubwira ngo bazacirwaho iteka riruta iry'abandi bamaze kugusha ishyano. 15 ngo mwebwe banditsi n'abafarisayo mwandyarya mwe, muzabona ishyano kuko muzererezwa mu nyanja no mu misozi no guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu. Ariko iyo ahindutse umuntu, mutuma abaruta inkubwe ebyiri cyangwa se inshuro ebyiri kuba umwana w'igihenomu. Mwandyarya mwe, mwabarandasi bahumye mwe. Aha, abarandasi ni abantu bafasha abantu ukuboko, ni abarandata abandi, bararandata impumyi
impumyi niyo barandata kuko arahumye, afite ubumuga bwo kutabona, baramurandata. None aba ngo mwabarandasi bahumye mwe, aba ni abantu bayoboye abandi ariko nabo ubwabo ni impumyi, ntabwo bareba. Nta mpumyi rero iyobora indi, zombi zigwa mu bibazo. Ngo muzabona ishyano mwebwe abavuga muti urahiye urusengero ntacyo bitwaye, ariko urahiye izahabu yo mu rusengero azaba yibohesheje indahiro arahiye. Mwabarandazi, mwampumyi mwe cyangwa mwabapfu mwe. Noneho Yesu abirengeje kuba abahumye, abisa abapfu, bapfuye urupfu rwo mu mwuka. Umurongo 17 ngo mwabapfu mwe, kuko abantu bapfuye urupfu rwo mu mwuka. Iyo umuntu yamaze gupfa urupfu rwo mu mwuka ahinduka impumyi. None hakurikiza ijambo rivuga ngo mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ni izahabu cyangwa n'urusengero rwubahiriza izahabu? Nivuga ngo abantu baracurika ibintu, barafata ibidakwiye kuza nk'iby'imbere, nk'iby'agaciro, bakaba ari byo baha agaciro. Urusengero ni jewe, urusengero ni wowe, urusengero ni abantu, ni twebwe nsengero z'Uwiteka. Ariko twe turafata insengero z'amabuye, tugafata insengero zubakwa n'intoke z'abantu. Kandi Yesaya 66 iravuga ngo wanyubakira nzuki, wantuza he? Ku isi n'ijuru ari ibyanjye, nihe wantuza? Ngo aho ntura nkanezerwa, nkahakunda, nkahashima, ni mu mutima umenetse. Iravuga ngo intebe yanjye ni ijuru, y'ibirenge byanjye ni isi. Ntaho rero wabona ntuza nakwirwa. Ariko mu mutima w'umuntu, iyo umuntu yamaze kwihana, iyo umuntu yasohotse mu byaha, iyo umuntu yavuye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, uyu nguyu Imana imuturamo. Ntaba akiri urusengero rwa Satani, kuko Satani aba yamusohotsemo, Yesu akamuturamo, akaba urusengero rw'Uwiteka. Niyo mpamvu tubwira ngo ntimuzi ko muri insengero z'Imana umwuka w'Imana aba muri mwe. Rero hangaha aba bafarisayo, aba bayobozi b'amadini babarandasi bahumye, aribo barinze ariko barahumye. Ngo mwabapfu mwe, mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni ikihe? Ese izahabu n'urusengero rutuma izahabu ihabwa agaciro, amaturo ko ari yahabwa agaciro kuruta abantu? Abantu barashaka ibyo baturwa, ibyo babazanira kuruta babizana. Twagombye kubanza kubaha urusengero nk'umuntu. Umuntu niwe rusengero rw'Imana. Twagombye kumufasha ko Imana itura muri we, akaba urusengero rwayo, igicaniro cy'Uwiteka kikaka muri we, akaba umuntu w'umwuka, hanyuma agasigara akora imirimo ariyo ya zahabu imurimbisha. Imirimo abantu bakorera muri Kristo Yesu niyo myambaro ibambika, niyo murimbo. Hanyuma ayo maturo abantu batura akahabwa agaciro kayo, ariko agaciro ka mbere gafite uyazana. Uwo niwe Imana ikeneye kuruta gukenera ibyo abantu bazanye. Ntabwo Imana ikeneye ibyo bazana kuruta babizana. Ikeneye ababizana, bakabizana batunganye, bakabizana ari bazima, bakabizana badafite umugayo ku Mana. Iki gicaniro bakagishyiraho kikaka, kikahumurira abantu neza, kandi kikagaruka kikabasusurutsa. Abantu bagashyuha, bakava mu mbeho y'isi, bakava mu mbeho y'ibyaha, bakava mu mbeho ya Satani, bakarekura ibitagira umumaro. Hanyuma ishyano bari baragushije ritewe no kuba mu byaha, ritewe no kuba ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, cyabateye gukingirwa ijuru. Iyi mbeho ikavaho, aya masezerano akapfa, iyi mirage igasenyuka,
ubu buzima bwari bubaye ubw'umuvumo bakabusohokamo, bakaba abantu b'umugisha, bagahabwa umugisha nk'uko Aburahamu sekuruza w'aba bantu nyine bitwa ab'Imana. Imana yamubwiye ngo nzaguha umugisha 12 niwemera kuva. Iramubwira ngo va mu gihugu cyanyu, usige umuryango, usige inzu ya so. Itangiriro 12. Ibyo nubyemera, kuva mu gihugu ugasiga umuryango, ugasiga inzu ya so, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, nzaguhindura ubwoko bukomeye, amahanga azahabwa umugisha biturutse kuri wowe, kandi uzahinduka umugisha, uzaba umuhesha w'umugisha. Imana rero ni iki ikeneye ko tuva ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu cyateye abantu gukingirwa ijuru, hanyuma bakavumwa, bakaba ari ibivume, tukimukira ku gicaniro cy'Uwiteka, aho abantu bakingurirwa ijuru, bagahabwa amahoro, bakabona umugisha, bakaba mu munezero. Icyazanye Yesu ni ukugira ngo abantu babone ubugingo, kandi babone ubugingo busaze, babone ubugingo bwinshi. Hano rero turabona ibyo Yesu yabwiye aba bayoboraga itorero muri icyo gihe. Arabita abarandasi bahumye, abarandasi bapfuye. 18 yaba ngo kandi ngo urahiye igicaniro ntacyo bitwaye, ariko urahiye ituro rikiriho azaba yibohesheje indahiro arahiye. Arabaza ngo mwampumyi mwe, ikiruta ikindi ni iki? Ni ituro cyangwa ni igicaniro cyubahisha ituro? Igicaniro rero ni jewe, ni wowe, ni twebwe abahamagawe bakumva ijambo ry'Imana, bakihana, bakitaba umuhamagaro, Imana igatura muri bo, bakabatizwa mu mwuka wera, noneho umuriro w'umwuka ukaka muri bo, bakaba igicaniro cy'Uwiteka, Imana ikabaturamo, igatangira kubakoresha, kuvana abantu mu mwijima, kuvana abantu mu ishyano bagushije, kubambura Satani, kubakura amaboko y'imandwa n'abazimu, kubanyaga igicaniro cyabateye kuvumwa, bakaba bararindagiye, abantu bakakibavanaho. Aba rero nicyo gicaniro kigomba guhesha ituro umugisha, gihesha ituro agaciro. Ntabwo ituro riruta igicaniro, igicaniro nicyo gituma ituro rigira akamaro, rikahabwa agaciro. Umurongo wa 20 arabwira ngo nuko urahira igicaniro nicyo abarahiye n'ibikiriho. Iyo urahiye igicaniro n'ibyacyo byose ubu bikubiyemo. Aha rero Yesu yerekanaga ko aba bantu icya mbere bagushije ishyano kubera ko ni indyarya, icya kabiri bagushije ishyano kuko barahumye, icya gatatu bagushije ishyano kuko bapfuye urupfu rwo mu mwuka, kandi bicaye ku gicaniro cy'Uwiteka. Izi ni impumyi zicaye ku gicaniro cy'Uwiteka ziyoboye abantu. Izi mpumyi rero turazisanga mu nsengero, turazisanga muri za kiliziya, turazisanga mu misigiti, noneho n'aba bantu bayoboye abandi mu nzego za politike, mu nzego z'ubutegetsi, mu nzego zitandukanye z'imirimo. Aba nabo ni impumyi ziyoboye abantu zibajyana kurimbuka. Niyo mpamvu usanga umuntu ari mu kazi runaka ayoboye abantu, akajya kuraguza, akajya mu bapfumu kugira ngo amenye ejo hazaza, amenye abamukorera, amenye abakoresha. N'aba bakozi nabo bakajya kuraguza, bakajya mu mandwa n'abazimu kugira ngo bamenye abakoresha babo ibyo babatekerezaho.
ari umukoresha n'umukozi, ari umuyobozi n'uyoborwa, bose barahurira ku bapfumu, ari bo bakozi ba Satani, abatambyi bahagarariye Satani mu isi, bashyizeho igicaniro cy'imandwa n'abazimu. Abantu rero bakajya kubaza kugira ngo bamenye ejo hazaza, bamenye ubuzima, bamenye n'ababakoresha n'abo bakorana, ibyo babatekerezaho, imigambi babafitiye. Ibi bagombye kubibaza Uwiteka. Niyo mpamvu Yesaya 8 uhereye kuri 19 avuga ngo mbese iby'abazima byabazwa bapfuye. Iki ni ikibazo rero gikomereye iyi si. Abantu rero bagombye kuba abayobozi, bakayobora ariko bafite amaso areba, ari bazima mu mwuka, kuko abantu bayoboye ni abantu b'Imana. Wayobora mu rwego rw'umwuka, wanayobora mu buzima busanzwe, umenye ngo abantu uyoboye ni abantu b'Imana, bakwiye kuzaragwa ubugingo buhoraho. Bakiri mu isi bakwiye gukorera Imana, bagakorana nayo, Imana ikabaturamo, bakaba igicaniro cy'Uwiteka. Imana ikabana nabo, bakabana nayo. Ariko abakoresha cyangwa abayobozi bayoboye aba bantu b'Imana barabayobya, barabavana ku Mana bakabatwara ahandi, barabajyana kwa Satani. Aba baraza baje ku gicaniro cy'Uwiteka, ababayoboye bakakibavanaho, bakabasubiza ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, kubera ko ni impumyi. Ni ikibazo rero kigoye, gikomereye abantu muri ibi bihe. Yesaya igice cya 9 murongo 15-16, umva uko Uwiteka avuga ngo abayobora aba bantu barabayobya, kandi abo bayoboye bararimbuka. Bizatuma Uwiteka atishimira abasore babo, ye kubabarira imfubyi zabo n'abapfakazi babo, kuko umuntu wese asuzugura Imana akaba ari inkozi y'ibibi, kandi akanwa kose kavuga ibinyabapfu. Nyamara uburakari bw'Uwiteka ntiburashira, ahubwo ukuboko kwe kuracyabanguye. Aba ni abantu bayoboye abandi. Abayoboye aba bantu barabayobya. Ni abayobozi bahumye, barindagiza abo bayoboye. Reka twumve 42 ya Yesaya, twumve naho uko Imana yavuganye n'Abisirayeli binyuze ku muhanuzi Yesaya. Imana yababwiye iki? Yavuganye nabo ite? Uhereye ku murongo wa 16 haravuga ngo impumyi nzaziyobora inzira zitazi, nzinyuze mu tuyira zitigeze kumenya, umwijima nzawuhindura umucyo imbere yazo, n'ahagoramye nzahagorora. Ibyo nzabibakorera kandi sinzabahana. Iri ni isezerano ku bantu bazaza bava ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, kuko bazaza bahumye. Imana isezeranya ko izabahumura, ikanabayobora inzira batari bazi. Ariko umva ikibazo abantu bafite. 17 ngo ariko abiringira ibishushanyo bibajwe bazasubizwa inyuma. Ababwira ibishushanyo biyagijwe bati muri Imana zacu, bazakorwa n'isoni cyane. Mu murongo wa 18 rero, mwampumyi mwe nimwumve, mwabipfa amatwi mwe nimurebe mwitegereze. Hari indi mpumyi atari umugaragu wanjye, cyangwa hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanjye ntuma? Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye, kandi hari impumyi atari umugaragu w'Uwiteka. Areba byinshi ariko ntiyitegereza, amatwi yarazibutse ariko ntiyumva. Kubwo gukiranuka kwe Uwiteka yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Ariko aba bantu banyazwe ibyabo, bagasenyerwa, bose batezwe ubushya,
kandi babahisha mu mazu y'imbohe. N'abo kujyanwaho iminyago ntawe uriho wo kubakiza, n'abo kunyagwa ibyabo ari ntawo kuvuga ko babisubizwa. Wumve ishyano aba bantu bagushije. Imana irasezeranya abantu ko nibava ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu batazakorwa n'isoni, ahubwo kubera ko bagihumiyeho cyabahumishije barapfa urupfu rwo mu mwuka, barahuma bararindagira, Imana izabahumura kandi bayobora inzira batari bazi. None igikomeye ngiki rero, umurongo wa 18 uratubaza ngo mwabipfa amatwi mwe nimwumve, mwampumyi mwe nimurebe mwitegereze, hari indi mpumyi atari umugaragu w'Uwiteka. Dufite ikibazo gikomeye kubera ko twebwe abakurikiye Yesu twageze kuri cya gicaniro cy'impumyi, natwe turahuma turarindagira. Ngo hari ikindi gipfa amatwi atari intumwa yanje ntuma. Wumve, intumwa zitumwa zapfuye amatwi. Niba barapfuye amatwi, ubutumwa bajyana babuhabwa nande ko batumva? Abagaragu b'Uwiteka barahumye, intumwa zapfuye amatwi ntizishobora kumva icyo Uwiteka avuga. Hanyuma abandi ntibashobora kureba kuko amaso yarahumye. Abo nibo bahuriye ku gicaniro cy'Uwiteka. Bamwe ni impumyi zarindagiye, abandi ni ibipfa amatwi byadadangiye. None aba bantu bahuriye ku gicaniro, ninde uzafasha undi? Abaje nk'intumwa bari ku gicaniro batumwe kuvana abantu mu mandwa n'abazimu, babatandukanya n'umuvumo, bagatuma baragwa umugisha, babavana mu kurimbuka, bagatuma baragwa ubugingo buhoraho. Abantu bararindagiye, ni ibipfa amatwi bitumva. None aba bantu baratabarwa nande? Ni impumyi n'ibipfa amatwi bahuriye ku gicaniro bose. Aba nibo rero bari ku gicaniro bakorera Uwiteka. Nibo Yesaya yavuze ngo n'imbwa z'ibiragi zitabasha kumoka. Bararotaguzwa bakerekwa iby'inyungu zabo z'isi n'irari ryabo. Nta n'umwe ufite icyazi, hanyuma agahamagara ibiza kwangiza umukumbi w'abantu bari bashinzwe. Uwiteka yakuvuzeho kuzajyana ububyutse bukwira isi, uzabwiriza amahanga yitegure, kuko Yesu agiye kuza kandi itorero rigomba gukanguka, ubwiza bwaryo bukaruta ubwa mbere. Urumva se Rwanda uhagaze aho ushakwa, kuko itorero rigomba gukangurwa n'ijwi ryawe Rwanda. Urumve Rwanda, nukuri umenye igihe wagenerewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uzakumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Hari indi mpumyi atari umugaragu w'Uwiteka. Hari indi mpumyi atari umuyoboke wanjye. Areba byinshi ariko ntiyitegereza, amatwi yarazibutse ariko ntiyumva. Kubwo gukiranuka kwe, Uwiteka kubwo gukiranuka kwe yashimye kogeza amategeko ye no kuyubahiriza. Imana ibyo yavuze irabyamamaza kandi ikabiba inyuma kugira ngo ibisohoze. Iyo utemeye rero kuyoboka ijambo ry'Imana icyo rivuga ngo ugendane nacyo, uba witeguye ko hazaza ingaruka. Niyo mpamvu rero hano yatubwiye muri Matayo 14 kugeza kuri 26 hatubwira ngo bazabona ishyano
bazacirwaho iteka riruta ayandi, kuko ni abarandasi ariko bahumye, bagusha abantu mu rwobo. Umva umurongo wa 22 ukuvuga ngo ariko aba bantu banyazwe ibyabo bagasenyerwa, bose batezwe ubushya ni urwobo, kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Umve aya magambo, aba bantu baranyazwe, banyazwe ubugingo buhoraho, bari ku gicaniro cy'impumyi, banyazwe umugisha bagombye kubonera ku gicaniro cy'Uwiteka. Igicaniro cy'Uwiteka bakicayeho, abakiyoboreyeho abandi, abashinzwe gutamba ibitambo barahumye, bituma babagana bagusha ishyano bagushije rero banyazwe ibyabo, bokamwe n'umuvumo mu mwanya wo kuhabonera umugisha. Bari mu nyatsi, bari mu bihombo, ibyo bakoze byose ntibikunda, barubaka ingo zigasenyuka, barabyara abana bakababana ibibazo, kandi bagombye kubyarira ku gicaniro cy'Uwiteka, abana bagakura bakiranuka bubaha Imana n'abantu. Ariko iki gihe turimo, ngira ngo namwe munyuze amaso hirya no hino, murebe urubyiruko ruriho muri iki gihe, murebe abagore bariho muri iki gihe, murebe abagabo bariho muri iki gihe, kandi bose bari mu nsengero, bafite amazina ya kabiri ko babatijwe. Bamwe barajya Isirayeli, abandi barajya Roma, abandi barajya Imaka. Abo barimo baranyuranamo mu isi ngo bajyaho ibyicaro by'Imana yabo biri. Ariko wareba ibyo bakora, wareba ubuzima babayemo, ukibaza ngo abangaba bigeze bamenya Imana? Kandi amategeko y'Imana yarayamamaje. Ngo aba bantu banyazwe ibyabo, barasenyewe, ubuzima bwo mu mwuka bwarasenyutse, ngo bose batezwe ubushya, batezwe urwobo. Uru ni urwobo rwo kurimbuka, barindiriye kuzagwamo. Niyo mpamvu Yesu yavuganye n'abafarisayo, arabwira ngo mwabarandasi bahumye mwe, mwabapfu mwe, muzagusha ishyano riruta ayandi, muzarimbuka. Ubayobotse akaza mu idini ryanyu, ab'inshuro ebyiri kubaruta kuba umwana w'uru rwobo, kuba umwana wa Gihenomu. Aba ni abicaye ku gicaniro cy'impumyi, kandi kiri ahitwa mu rusengero, kiri mu musigiti, kiri muri kiliziya, kiri hahandi muri ya nzu yitwa inzu y'Imana. Icyo gicaniro niho kiri, aho ni Imana yagahuriye n'abantu bayo. Ariko iki gicaniro kubera ko kiriho abantu bahumye, cyarazimye. Satani niwe ugikoreraho, ariko kiri mu nzu yitwa iy'Imana. Satani niwe ukiyoboye, kiri mu nzu yitwa iy'Imana. Satani niwe ugishyiraho abakozi, kiri mu nzu yitwa iy'Imana. Satani niwe ukizanaho abantu, kandi kiri mu nzu yitwa iy'Imana. Aba rero ngo batezwe ubushya, kandi babahisha mu mazu y'imbohe. Aba bantu rero bari muri za gereza, gereza yitwa Isilamu, gereza yitwa Abaporoso, gereza yitwa Abarokore, gereza yitwa Abanyamwuka, gereza yitwa Abagatulika, gereza yitwa Abametodiste, gereza yitwa Presbyterienne, gereza yitwa amazina atandukanye ari hano mu isi. Ugasanga abicaye muri izo nsengero ntibumvikana, ntibahuza, barangana, n'indyarya bararyaryana, ntawe utumira mugenzi we, ntawe usangira n'undi ubumwe bwo kwizera. Turavuga ko dukorera Imana twese, ariko umuyisilamu ari mu musigiti we, umunyagatulika ari muri kiliziya ye, abitwa Abaporoso cyangwa Abarokore bari mu nsengero zabo, abitwa Abahamya ba Yehova bari mu zabo, abitwa Abadivantisite b'umunsi wa karindwi bari mu zabo. Ntibashobora guhura na bagenzi babo, kandi bose bavuga ko bajya mu ijuru. None ukwibaza ngo iri juru rizaba rifite ibyumba,
abantu bazaba batandukaniyemo nk'uko dutandukaniye muri izi nzu ziri mu isi zitwa iz'Imana, iri juru rizaba ari iryande. Izi rero ni impumyi zirandasa abantu, hanyuma zabashyize mu magereza zirabakingirana, barindiriye kurimbuka. Babanyaze ibyabo, babanyaze ubugingo, babanyaze agakiza, babanyaze kwizera, babanyaze amahoro, babanyaze Imana kandi ariyo mugabo wabirongoreye. Umurongo urakomeza uvuga ngo nibo nabo kujyanwaho iminyago, ntawuriho wo kubakiza. Nabo kunyagwa ibyabo ari ntawo kuvuga ko babisubizwa. Aba ntawe ubafitiye urukundo, ntawe ubafitiye impuhwe, kubera ko ntibareba, abandi ntibumva, aho babanyagira kubera ko batazi ijambo ry'Imana, amatwi yarapfuye. Abandi kubera ko batuzuye umwuka wera, amaso y'umwuka yarahumye. Ijambo ry'Imana rituma umuntu akangwa akaba muzima, amatwi akazibuka kumva, umwuka wera ugatuma umuntu ahumuka amaso akareba, kuko ijambo ry'Imana ni inzira, umwuka wera ni umucyo. Ijambo ry'Imana rishyiraho inzira, umwuka wera akamurika muri iyo nzira. Iyi nzira ihari, iyo umuhanda uharuye udafite amatara, nijoro iyo abantu bawugendamo bararindagira, abantu baragongana. Imodoka idafite amatara ntabwo yagenda mu muhanda ngo igende metero zirenze 3 iba yawusohotsemo, kuko nta matara ntibona. Natwe iyo tudafite umwuka wera, iyo tugenda mu muhanda witwa agakiza tudafite umwuka wera, turarindagira. Umwuka wera ni umucyo, ijambo ry'Imana ni inzira. Iyi nzira rero cyangwa umuhanda ukenera amatara amurika muri ya nzira, ngo abantu batagwa muri za borodire, abantu batagwa mu biraro, abantu bataza guta umuhanda bakajya mu nzira zitari zo, bakarindagira. Umwuka wera rero niwo utuma abantu bahumuka amaso bakareba, ijambo ry'Imana bakaryiga, rikabazura amatwi akazibuka, bakabasha kumva, bakumva Imana n'ijambo ryayo, bakumva n'abo yatumye. Aba rero baratubwiye ngo banyazwe ibyabo, ntabo kuvuga ko babisubizwa. Kandi aba bantu ngo bakingiraniwe mu mazu y'imbohe. Abantu benshi rero babaye imbohe z'amadini, bari ku gicaniro cy'impumyi, bazarimbuka kandi bari mu nsengero. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo aba bafarisayo b'impumyi bazinduka bazerera, ngo hirya no hino mu masoko, hirya no hino ku nyanja, hirya no hino mu mahuriro y'inzira, bashaka abantu bahindurira kuba abayoboke b'amadini yabo. Ngo ubayobotse akabarusha inshuro 2 kuba umwana wa Gihenomu. Baramukingirana mu idini, akaba mu mico, akaba mu mihango y'idini, ntaba mu ijambo ry'Imana ngo abohoke akiranuke, yakira amahoro yo mu gakiza, yakire kubohoka kuzanwa n'umwuka wera n'ijambo ry'Imana, ngo ature mu mahoro abone umunezero, hanyuma ajye kubohora abandi. Yesu aravuga mu bice 8 by'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, umurongo wa 31, ngo nimuguma mu ijambo ryanjye muzamura abigishwa banjye nyakuri, kandi nimumenye ukuri, ukuri kuzababohora, ukuri kuzababatura. Yesaya 10:27, ngo uwo munsi muzakurwa w'imitwaro yari bari ku bitugu, ngo muzavanwa no ku buretwa babashyizeho babakoreshaga, ngo uburetwa buzamarwa no gusigwa.
iyo ari abantu bagannye urusengero, iyo bagannye umusigiti, iyo bagannye kiliziya, iyo bagannye ziriya nzu zitwa iz'Imana, abantu bakazijyamo bagasanga ziyobowe n'impumyi, icyo gihe amavuta ahari ni amavuta yapfuye, ni amavuta ya Satani. Ayo ngayo yarapfuye, atera abantu kurimbuka, abantu bagapfa ari imbohe, bagapfana ibibazo, kuko amavuta abohora ntayahari. Ni impumyi, nta mwuka wera, ni ibipfamatwi, nta jambo ry'Imana, bari mu mihango. Abantu rero bakeneye ijambo ry'Imana rituma bazuka, amatwi akazibuka. Yesaya 6 aravuga ngo umwaka Uziya yatanzemo ngo nabonye Imana. Hanyuma yumva ijwi rihamagara rivuga ngo ninde twatuma. Yabonye Imana, yari yicaye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, yari yicaye ku gicaniro cya Uziya cyayoboraga igihugu. Yari umuhanuzi, kimuhuma amaso, kimuziba amatwi, ntiyongera kumva ijwi ry'Imana, ntiyongera kugira iyerekwa. Ariko Uziya arapfa kugira ngo akinguruke Yesaya asubire mu murongo muzima. Imbaraga z'ibigirwamana yakoreshaga zisenyutse, cya gicaniro kirazima. Kimaze kuzimya, icy'Uwiteka kiraka, Yesaya yongera guhembuka. Amaso arahumuka, amatwi arazibuka, abona mu ijuru, abona Imana, azibuka amatwi, yumva ijwi ririmo rishaka abakozi, rivuga ngo ninde twatuma, ninde watugendera. Ibi byavuye uko Uziya yapfuye, igicaniro cye gisenyutse, imandwa ze zitaye agaciro. Abona gusubira mu murongo muzima wo kongera gukorera Imana mu nzira nyayo. Aha rero niho natwe dukeneye kuba, tube ku gicaniro kizima, igicaniro cy'abantu bumva kandi bakareba, Imana ikavuga tukumva, yakora tukabibona. Abantu benshi Imana ikoze ntibamenya ko ari Imana, bagira ngo ni amaboko yabo, bagira ngo ni ubwenge bwabo, bagira ngo ni abami babo bakoze ibyo. Ugasanga abantu barabyina umwami bamusimbuje Imana, amaboko yabo bayasimbuje Imana, ubwenge bwabo babusimbuje Imana. Noneho imirimo y'amaboko yabo ikaba ari ibahindukira Imana, bakibagirwa Imana yatumye bagera kuri ibyo ngibyo. Aba bantu rero bayoboye igicaniro cy'impumyi, dore abo bazayobora uko bazaba bameze. Tito igice cya mbere umurongo w'10 abanga uko hariho benshi b'ibigande n'abashukanyi, cyane cyane mu bakebwe, bavuga ibitagira umumaro. 11 bakwiriye kuzibwa iminwa, kuko hariho imiryango y'abantu bubika bakayimaraho, bigishiriza ibidakwiriye kugira ngo babone indamu mbi. Aragarutse Yesaya 56, bishakira indamu banyuze mu nzira zabo ubwabo, kandi batitaye ku nzira bacamo, babona indamu mbi. 12 umwe muri bo w'umuhanuzi wabo yaravuze ati, Abanyakireti ni abanyabinyoma iteka, ni inyamaswa mbi, ni abanyandambi, ni abanyabute. Uko guhamya ni ukukuri, nicyo gituma ukwiriye kubacyaha cyane kugira ngo babe bazima mu byo kwizera, batita ku migani y'ibinyoma y'Abayuda n'amategeko y'abantu batera umugongo ukuri, ngo byose bibonereye ababoneye, nyamara nta kibonereye abanduye batizera.
ahubwo bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Iri ni ijambo ritwereka abantu bayobowe n'abari kuri ibi bicaniro. Iyo umuntu ari kuri iki gicaniro cy'impumyi arononekara, ngo bavuga yuko bazi Imana ariko bayihakanisha ibyo bakora. Bene abo ni abo kwangwa urunuka, ni abatumvira Imana, no ku by'imirimo myiza yose ntacyo bamaze. Aba ni abo kwangwa urunuka, no ku bw'imirimo myiza yose ntacyo bamaze. Akora ibintu kugira ngo bamurebe, akora ibintu kugira ngo bamushime, bamukomere amashyi, bamuvuge, bamushyire imbere. Abikorera kwirata, abikorera kwibona, abikorera kwigaragaza. Kandi biratubwira ngo iyo wakoresheje imoso indyo ntikamenye icyo wakoze. Nukora ikintu bakaguha amashyi, ingororano zawe wazicyuye. Aba rero bahumye bari kuri iki gicaniro barindagiye, bashaka gukora ngo abantu barebe. Icyo gihe baba bamaze gutakaza ibyo yagombaga kwakira. Ahubwo aba bononekaye ubwenge n'imitima yabo. Imitima n'ubwenge byarononeka. Umva uko Yakobo avuga abangaba bononekaye ubwenge n'imitima. Ibice 3 bya Yakobo 13 ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buva mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri, no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni, kandi butagira uburyarya. Kandi imbuto zo gukiranuka zibibwa mu mahoro, n'abahesha abandi amahoro. Haleluya. Abangaba abari ku gicaniro cy'impumyi ntibashobora kugira amahoro, ntibashobora gukiranuka. Ubwenge bwabo ni ubwenge bw'inyamaswa abantu, ndetse ngo n'ubwenge bwa kidayimoni. Niyo mpamvu abantu bahorana amakimbirane. Usanga urusengero runa ruriya bidashobora kumvikana, usanga umupasitori uyu n'uyu batashobora guhuza, usanga padiri na pasitori batahuza, usanga shehe cyangwa imamu adashobora guhuza na padiri, atahuza na pasitori. Ugasanga abadivantisite ntibahuza n'abanyagatulika, abanyagatulika ntibahuza n'abasilamu, abasilamu ntibahuza n'abarokore. Bahorana amakimbirane. Niyo mpamvu usanga iyo bamwe bakoze igiterane basebya abandi. Bose ni impumyi, nta muntu usebanya uba ari muzima, aba afite ikibazo. Rero iyo ugiye kwitegereza usanga ubwenge abantu bafite atari ubwenge buva mu ijuru, ari ubwenge bw'iyi si bubahesha indamu mbi, bukaba n'ubwenge bwa kidayimoni butuma abantu bahorana amakimbirane, bahorana intonganya, bagirana urwango, bakabindyarya, bakaryaryana, bikabatera kugusha ishyano, hanyuma bakazatuma babayoboka baba inkubwe ebyiri, abana ba Gihenomu. Ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka.
iracunguza uburyo umwete ugama muri Yesu vuba utanyagirwa. Imbere aha haratambuka uwejejwe. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenerewe. Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Mu gusoza ndagira ngo turebe uko twakwitandukanya n'iki gicaniro cy'impumyi, hanyuma tukaba turokotse iteka abakiriho bazacirwaho, tukabasha kuragwa ubugingo buhoraho. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23, reka twumve uko havuga. Haravuga ngo Imana y'amahoro ibeze rwose, mwebwe ubwanyu, umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri birarindwe ntibikabeho umugayo kugeza aho Yesu azazira. Imana y'amahoro ibeze rwose, kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo n'umubiri byose birarindwe ntibikabeho umugayo ubwo umwami wacu Yesu Kristo azaza. Ngwibahamagara niyo kwizerwa no kubikora izabikora. Bene data, mudusabire, mutahishe bene data bose guhoberana kwera. Ntushobora guhobera umuntu utamukunda. Uku ni uguhoberana kwera, ni indamukanyo y'abana b'Imana bafite imitima ihuye, kubera ko umwuka, ubugingo n'umubiri ari byo bice bitatu bigize umuntu, byose bitariho umugayo. Umuntu yamaze kwakira Imana mu mwuka, ayakira mu bugingo, arabohoka mu mitekerereze n'imigenzereze n'imyifatire, arabohoka mu mubiri. Umubiri ntukimutegeka ngo umutwaze igitugu, umukoresha ibidakwiye. Ntabwo akita ku nyungu z'umubiri, arita ku nyungu z'ubwami bw'Imana, ku nyungu zo mu mwuka. Uyu yamaze kubohoka. Uyu rero ubwo yamaze kubohoka ni ugomba kubohora abandi. Yabohowe n'igicaniro cy'Uwiteka yicayeho, yimutse ku kimandwa n'abazimu, atandukana n'impumyi, hanyuma arabohoka. Umwuka arabohoka, ubugingo burabohoka, umubiri urabohoka, asigaye azirikana bene se. Rero birakwiye ngo tumenye uburyo dukwiye kwitandukanya n'iki gicaniro cy'impumyi, kugira ngo kitazadutera kugusha ishyano hanyuma tukarimbuka. Abaheburayo 12 umurongo wa 13 haratubwira uko dukwiye kwitwara kugira ngo tubashe kuragwa ubugingo buhoraho. Abantu batandukane n'ibishobora gutuma bagusha ishyano bakarimbuka. Haravuga hatya hati, kandi muharurire ibirenge byanyu inzira igororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose, ahubwo gikiri. Kandi muharurire ibirenge byanyu inzira zigororotse, kugira ngo ikirenge gicumbagira kidakuka rwose, ahubwo gikiri.
mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, abenshi bagahumana. Kandi hatabaho umusambanyi cyangwa ukerensa iby'Imana nka Esawu, waguranye umurage we w'umwana w'imfura igaburo rimwe. Ubusambanyi ntabwo ari ubw'imibiri gusa, ahubwo harimo no kuva ku Mana ukajya kuramya ibigirwamana, ugasubira ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Kuko muzi yuko hanyuma ubwo yashakaga kuragwa umugisha atemerewe, kuko atabonye uko yihana nubwo yabishakaga cyane arira. Haleluya! Uyu muhungu Esawu yamaze kugurisha umurage we, asanga uguza ibintu bidashyitse, ibintu bidafite umumaro, bidafite icyo bimumariye. Ashaka kugaruza ibye, ariko ntibyakunda. Ngo yabishatse arira kwihana, ariko ntibyamukundira, kuko byari byamaze kumurangirana. Iki ni igihe rero nawe usabwa kugira ngo wihane, usohoke kuri iki gicaniro, utandukane n'ibidafite icyo bigufasha, utandukane n'ibidafite icyo bikumariye. Iki ni cyo gihe cyo kugira ngo wihane, kuko Abatesalonike ba mbere 4:7 haravuga ngo Imana ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ntiyaduhamagariye kwanduzwa, ahubwo yaduhamagariye kwezwa. Ngo nicyo gituma uwirengagiza ibyo ataba ari umuntu yanze, ahubwo aba yanze Imana iha mwebwe umwuka wayo wera. Haleluya! Ndagira ngo rero dusoze twitekereza, twigenzure. Ushobora kuba uri muri zimwe muri izi nzu zitirirwa izina ry'Imana, uritwa umurokore, uritwa umukristo, uritwa umuntu w'Imana, ndetse byarenze ibyo wanabaye umukozi w'Imana, niko witwa. Ariko ndagira ngo wigenzure ukurikije amagambo tusanze mu byanditswe byera tuganiriyeho. Wowe urumva wicaye ku gicaniro kihe? Aho ntiwicaye ku cy'impumyi? Ntiwapfuye amatwi ukaba waranahumye? Ijambo ry'Imana ntariri muri wowe? N'iryo wumva nturyakira ngo hanyuma ngo uryemere rihindure ubuzima bwawe, ugende nk'uko rigusaba, umwuka wera aze muri wawe kumurikire, amaso ahumuke, amatwi azibuke, wumve Imana, urebe n'imirimo yayo, ugende nk'umuntu uza aho ajya, ugende nk'umuntu ukiranuka. Ejo uzaragwa ubugingo buhoraho. Ndagira ngo witekereze rero. Hari ushobora kuba ari nabwo bwa mbere yumvise iri jambo, akaba kibereye ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu. Ndagira ngo maze mufashe kwatura agakiza. Nyuma turaza gusengera turasengana n'aba bakiri ku gicaniro cy'impumyi, kugira ngo Imana ibabashishe kukimukaho, ejo batazagusha ishyano bakarimbuka. Katumanze dufashe abakiri ku gicaniro cy'imandwa n'abazimu, kugira ngo bakimukeho bakira agakiza, batangire urugendo rwo gukiranuka no kwegera intebe y'ubuntu y'umwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo bazaragwe ubugingo buhoraho.
bakiri mu isi babone umugisha basohokeye mu muvumo, hanyuma bazanaragwe ubugingo buhoraho. Subiramo uti Mwami Yesu, uyu munsi numvise ijambo ryawe ritsinze umutima wanjye. Uhereye none nguhaye umutima wanjye ngo uwuturemo, umbere umwami n'umukiza, unkure mu gitabo cy'urupfu, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Umbabarire ibyaha byanjye byose, umbabarire inzira nanyuzemo zitakunejeje, umbabarire ibizira nanyuzemo ntandukane nabyo. Unyuhagize amaraso yawe Yesu, unkureho imyanda yanjye yose. Uyu munsi nteye intambwe nje kwiyunga nawe. Uhereye uyu munsi Mwami Yesu, unyemerere ntangirane urugendo rushya nawe. Ndihakana Satani n'imirimo ye, nditandukanya nawe n'ibizira bye. Nsohotse mu byaha nabagamo nitandukanije nabyo. Imivumo byanzaniye n'amasezerano byanjyanyemo n'imirage navanyeyo n'amateka mabi byanyubakiye, uyu munsi ndabyihakanye, ndabyanze mu izina rya Yesu. Nsabye umwuka wera kugira ngo yongere kuza muri jye, yongere kunyobora, yongere kungira inama, yongere kunyigisha, kandi ankomeze muri uru rugendo. Mwami Yesu, mfata ukuboko, nsohotse mu miryango y'abantu bapfa, ariyo miryango navutsemo. Ninjiye mu muryango w'abantu badapfa, umuryango wa Aburahamu, umuryango wa Isaka, umuryango wa Yakobo. Nsohotse mu muryango udafite Imana rurema, nsohotse mu muryango uvumye, nsohotse mu bisekuru bya kera, nitandukanije n'ubwoko navutsemo, nitandukanije n'abambyaye n'abanyonkeje, nitandukanije n'amateka yabo n'ibizira byabo byose. Nihakanye amasezerano yabo n'ibicaniro babayeho, nihakanye ibitambo batambye, nihakanye imvugo bavuze, nihakanye abami bayobotse. Uyu munsi nyobotse Umwami Yesu Kristo. Uyu munsi niyunze n'ijuru. Amaraso yawe Yesu nanyuhagire, ankureho imyanda yose nabanaga nayo mu buzima nari ndimo. Imigozi yari imboshye nicagagurike, gereza nari nkingiraniwemo nk'imbohe, izo zisenyuke nzisohokemo. Ntangire urugendo rushya rw'agakiza, kandi ntangire urugendo rushya rw'amahoro. Nsubizwe imirage yanjye umwanzi yanyaze, ngaruke mu munezero nambuwe n'amateka niyubakiye. Umwuka wera abimbashishe, mu gitaramo cy'abera nanjye nzahabonekane iminyago. Urakoze Mwami Yesu. Reka dusengere abari bari kuri iki gicaniro cy'impumyi bagihuriyeho n'ibibazo. Reka dusengane nabo
tubafashe kugira ngo bakanguke. Mwami Yesu, nkweretse aba bantu bicaye ku gicaniro cy'impumyi, ndakwingingira kugira ngo batabare Uwiteka Imana Nyiringabo. Ubakure kuri iki gicaniro, woherereza imbaraga zibohora, bororoke bazavemo abantu bo kugira umumaro mu gihe cyabo. Ndasaba imbaraga zikomeye ziva mu ijuru mu izina rya Yesu. Igicaniro cy'Uwiteka Imana Nyiringabo cyongere kwaka muri bo. Igicaniro cy'Umwuka Wera gihore cyaka kugira ngo kibashe kubakongeza no bakongeza abandi. Mwami, dore umwanzi yabakingiraniye mu mazu y'imbohe. Ndakwingingira kugira ngo wohereze imbaraga zawe zibabohore, zibasohore muri iyi nzu y'imbohe mu izina rya Yesu. Aba wabareheje n'ineza yawe, ubagaruza amaraso waviriye ku musaraba, wifuza ko bavamo abo kugira umumaro mu gihe cyabo. Ariko umwanzi arabashimuta, arabanyaga, abazitirira ku gicaniro cy'impumyi. Nanjye ndakwinginze Mwami wacu Yesu Kristo, kugira ngo igitambo watanze ku bwabo cye kuba imfabusa, ahubwo ubagaruze neza yawe, ubasure, ubakangure, ubahembure, amaso yabo ahumuke ahweze, imitima yabo ikanguke ibashe kumva neza. Ubahumure, ubakangure. Mwami, ubasore mu nzira zipfuye, ubatandukanye n'isi y'umwijima, ubakize izi mpumyi, ubashyire ku gicaniro cyawe kizima kugira ngo bagire akamaro mu gihe cyabo. Ndasaba imbaraga z'ijuru kugira ngo zibagwireho. Ndasaba imbabazi ziva ku Mana Nyiringabo ngo zibururukire. Ndasaba ubuntu bw'Imana Data kugira ngo be ku mitima yabo. Mwami, ubavane mu migozi y'uburetwa umwanzi yababohesheje, kandi ubatandukanye n'ibizira banyuramo. Ubakize iyerekwa ripfuye, ubavaneho uburyarya n'uburiganya, ubakureho inzira mbi. Yesu, bagarure mu murongo mwiza, ibirenge byabo bigende mu nzira zigororotse, kandi ubaha ubwenge buvuye kuri wowe kugira ngo ibyo bakora babikore bikubahisha. Urakoze Mucunguzi, kuko byose ubikora nk'umubyeyi. Mu izina ryawe Yesu niho tubisabye, amen. Nukuri umenye igihe wagenerewe, Rwanda we, dore umwaka w'imbabazi uragushiranye. Iyo uza kumenya umuhamagaro Uwiteka yagushyizeho, ugakura ibishimwa mu bigawa, ukagirwa akanwa k'Uwiteka. Rwanda we, nukuri umenye igihe wagenerewe, Rwanda we, dore